Mwiriwe neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudahwema kudushyigikira buri munsi, mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu kuri Arinsho AI TV show, hanyuma mukadushyigikira mu buryo bugaragara n'ukuri Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero nongeye kuza kugira ngo mbabwire amazina 10, amazina meza cyane wakwita umuhungu cyangwa se umukobwa, ndetse agezweho, mbabwire n'ubusobanuro bwayo n'ahakomoka. Rero ntuze kugenda udakurikiranye video yose kugira ngo utaburamo na rimwe. Duhereye ku mwanya wa 10 aho dusanga izina Harrison. Izina Harrison rikomoka mu Kidage cya kera, rikaba riva ku izina Harry cyangwa se Henry. Izina Henry rikaba risobanura ngo umuyobozi w'urugo cyangwa se umutware w'umuryango. Iri zina rero ubwaryo Harrison risobanuye ngo umwana w'umuyobozi, rikaba rikunze kwitwa abahungu. Ngeze ku mwanya wa 9 aho tuhasanga izina Jordan rikomoka mu Bayahudi, rikaba izina ryiza cyane risobanuye ngo kumanuka. Iri zina rero ryitwa abahungu, rishobora no kwitwa abakobwa. Izina Jordan ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe. Tugeze ku mwanya wa 8 aho tuhasanga izina Hayden ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa, rikomoka mu Bwongereza cyangwa se mu Cyongereza, rikaba risobanuye ngo ikibaya kirimo ibyatsi. Hayden niko risobanuye. Tugeze ku mwanya wa 7 aho dusanga izina Holden. Holden ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bwongereza. Iri zina waryita umwana w'umuhungu, rikaba risobanuye ngo ikibaya cyimbitse. Holden ni izina ryiza cyane. Twageze ku mwanya wa 6 aho dusanga izina Liam. Liam ni izina ryiza cyane rikomoka muri Ireland. Iri zina ni izina wakwita umuhungu, rikaba risobanuye ngo umurinzi ukomeye. Liana cyangwa se Liam. Iri ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu. Ngeze ku mwanya wa 5 aho dusanga izina Kent. Izina Kent ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bwongereza. Iri zina waryita umwana w'umuhungu, risobanuye ngo igihugu cy'inyanja. Kent ni izina ryiza cyane rero wakwita umwana wawe w'umuhungu. Tugeze ku mwanya wa 4 aho tuhasanga izina Otto. Izina Otto ni izina ryiza cyane rikomoka muri German. Iri zina ni izina ry'abahungu, rikaba risobanuye ngo ubutunzi cyangwa se amahirwe cyangwa se ubukire. Urumva ushobora kuryita umwana uvuga ko ari umwana mwiza uzazana ubukire mu muryango. Twagiye ku mwanya wa 3 aho tuhasanga izina Levi. Levi ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bahebureyi. Iri zina kandi ni ryitwa abana b'abahungu, rikaba risobanuye ngo guhuza cyangwa se gufatanya. Urumva ni umuhuza cyangwa se utuma ibintu bigenda neza. Tugiye ku mwanya wa 2 aho tuhasanga izina Fento. Izina Fento ni izina ryiza cyane rikomoka mu Cyongereza. Iri zina ni izina ry'abahungu, ntabwo ari ry'abakobwa, rikaba risobanuye ngo ahantu hari ibishanga. Twakomeje rero tunasoza ku mwanya wa 1 aho tuhasanga izina Oren. Oren ni izina ryiza cyane ry'abahungu. Iri ni izina rikomoka mu Bahebureyi, rikaba risobanuye ngo igiti cyangwa se igiti cya pinusi. Yes. Iri ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye video yose. Ntiwibagirwe gukora subscribe wowe utarayikoze, nawe wayikoze ukande like, usharinge ndetse ushyireho na comment y'izina wumva twazagushakira ubusobanuro, cyangwa se ingombajwi cyangwa leta wumva ushaka ko twakoraho amazina igushimisha. Murakoze cyane, ndabakunda.